Nireba ngo wakoresha YouTube channel yawe ikabasha kuzamuka. Uko bwije nuko bukeye ukajya ubona viewership, subscribers byose birajya bizamuka. Rimwe na rimwe bikagutungura. Nguhaye ikaze rero ku YouTube channel ngewe uri kumva nitwe Mabure. Nkaba ngushimira wewe wakoze subscribe ukabubana natwe muri video tugenda tugushyiriraho. Abasimoro creators bakunze kumbaza ibanga bakoresha bakazamura YouTube channel zabo. Bakunda kumbaza kandi ngo mbahe umusada, mbabwire nabatera inkunga nzamure YouTube channel zabo. Uyu munsi rero ngiye kuba nakubwira ibanga abandi ba YouTubers bakoresha, ibanga bakurushije, impamvu ubona ibintu byabo bitera imbere buri munsi uko bwije nuko bukeye. Mbere yo kuza kuri YouTube hari ibintu ugomba kubanza kumenya wowe Musimoro creators cyangwa wowe Musimoro YouTubers. Ugomba kwibaza ngo ese kuki nshaka kuza kuri YouTube? Niye mpamvu ishaka kukuzana kuri YouTube? Ni ikihe kibazo uje gukemura? Kuki video zawe abantu bazishimira kuzireba? Kuki ushaka kuduhaza video zawe? Kuki ushaka gupostinga kuri YouTube? Icyo kibazo ukabanza ukagitekereza. Ikindi kandi niba watekereje ukabona neza yuko ugomba kuza kuri YouTube, nanone ugomba kubanza kwiga kuri YouTube. Banza wige uburyo ikora, wiga amategeko yayo. Ese ikora ite? Ese ni ibihe bintu YouTube yemera gucisha ku rubuga rwabo? Ni ibiki bitemewe kugira ngo amategeko yayo atazakugonga bajye baguha za strike bitewe no kwica amategeko yayo. Ibyo bintu nubimenya neza bizagufasha gukoresha YouTube wowe wagize igitekerezo cyo kuhaza. Nuba wamaze kubona igitekerezo rero wagize intumbero yo kuza kuri YouTube, ugomba gutekereza niche yawe. What is your niche? Ni ibihe bintu ushaka guhereza abantu kuri YouTube? Niche yawe imeze ite? Ni ukwigisha, ni ukubyina, ni ugusetsa, ibintu bitandukanye abantu bakora kuri YouTube bitewe n'impano ufite cyangwa se ibintu ufiteho ubumenyi nibyo uzakoramo niche. Nukoramo ibyo bintu niche uzagira amahirwe kuko ntago buri munsi uzabura ikintu postinga. Niba ari wo munsi wiyemeje gupostinga buri munsi, icyo gihe ba bantu bajya bagira ikibazo niche zikabakamana cyangwa se ibitekerezo bikabakamana, wowe icyo kibazo ntacyo uzagira. Iyo niche yawe rero nuba wayibonye, hakurikiyeho kuyikora. Ugomba gukora content, high quality content. High quality content ni ukuvuga ngo ni content bisa neza, igaragara neza, biturutse ku bintu bitandukanye. Ibikoresho ukoresha, nuba ufite amafaranga uzashaka ibikoresho bijyanye na niche yawe kugira ngo ukore content yo hejuru. Uzagenda urebe ibisabwa, niba ari kamera ukeneye, niba ufite amafaranga uyigure, niba ari mikrofone n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe kandi udafite bino bikoresho cyangwa udafite amafaranga yo kugura bino bikoresho, ntago byaguca intege kuko abantu benshi bahera kuri telefone. Ubu nanjye nkubwira ibintu byinshi mbikoresha telefone, kandi ubona ko nkutegurira video mu buryo bwanjye nateguye ukabasha kuyibona n'amajwi yanjye ukayumva. Ubwo rero mu gihe udafite amafaranga ntuzagire ikibazo, telefoni nicyo gishoro cy'ibanze. Telefoni yakubyara umusaruro ikaguha amafaranga utigeze utekereza mu buzima bwawe. Wayikoresha content rero zifite high quality. High quality ni ukuvuga ngo ni ya video igaragara neza, ni ya video yawe yumvikana neza, ni ya video ifite icyo yongera ku muntu uri buyirebe, kuri societe abantu bakishimira kuba bayireba. Ikintu cya gatatu rero ni consistency. Ese ibintu ukora uhozaho? Ntabwo upostinga uyu munsi ngo hashira umwaka utarongera gupostinga. Icyo gihe YouTube channel yawe ntago yazamuka nkubwije ukuri. Ibyo ntago bishoboka. Ahubwo YouTube ikunda umuntu uhozaho. Tubigeranye no mu buzima busanzwe. Niba ukora akazi runaka cyangwa se ukora ibintu runaka, cyangwa se niba ujya gucuruza, ntago
ujye uhagarika gucuruza, ahubwo buri munsi urabyuka ukajyayo ugafungura bizinesi yawe, abakiriya bakaza. Na content rero niko zimeze, buri munsi updating abantu, cyangwa se buri munsi niba bikugora bitewe no kutabona umwanya, uploadinga nka 2 mu cyumweru, nabwo uhozeho 2 mu cyumweru uhozeho ubikore. Ni ukuvuga ngo YouTube bishaka consistency, be consistency. Ni ukuvuga ngo hari n'undi mugani cyangwa se hari akandi gasiro gakavuga ngo consistency is key. Ni ukuvuga ngo abantu bahozaho bakora ibintu byabo bagahozaho nibo bagera ku ntsinzi. Tugeze ku kintu cya kane, aba YouTubers ubona bakunda gukoresha cyangwa se imbuga zabo zigatera imbere, nibyo bita SEO cyangwa se Search Engine Optimization. Ubu ni uburyo abantu bakoresha kuri YouTube channel zabo, video zabo zikaba zabasha kugaragarira abantu bakunda kuzishaka cyangwa se bakunda kuzireba. Icyo gihe bakunda kwifashisha ibintu bitandukanye, harimo nk'ama keyword bakoresha kuri video zabo. Ese ugomba kumenya ngo iyi video nakoze, ama keyword ajyanye n'iyi video nakoze ni ayahe. Niba ari uguteka, shaka ama keyword ajyanye no guteka, bizaterwa na video. Wite kuri title yawe, reba ko title yawe ihuye n'abandi bakora izindi video. Ushake title itagoye abantu, itazagora wa muntu uri kwandika muri search agiye kureba video yawe. Ugomba kwita no kuri description, shyiramo description ijyanye na video yawe ibyo igamije. Ikindi kandi wite no ku tags, wige gutaginga, ushaka amatag ahuye na video wakoze. Ibyo bintu bizafasha kuba YouTube channel yawe yagaragara na video yawe YouTube iyi pushing, kuko ibyo bintu bizatuma video yawe na YouTube channel yawe igira visibility wifashishije iyo bita Search Engine Optimization. Ikindi cya gatanu gishobora kugufasha abantu batajya bitaho ni ukwengaginga na audience, cyangwa se engage with your fan cyangwa se with your audience. Ni ukuvuga ngo niba wapostinze kuri YouTube channel yawe ntago bihagije, genda ureba ama comment abantu bakunda gushyiraho, uyiteho, urebe ibintu bari kubaza ubisubize. Rimwe na rimwe niba bakubaza n'ibibazo cyangwa se bagusaba kubakora video, ucishemo ujye uzikora. Icyo gihe abafana cyangwa se audience yawe bazabona ko ubitayeho. Ikindi kandi ni ukujya unareba feedback, urebe comment feedback baguha uko zimeze. Ikindi ugomba gukora ni ukujya unakora n'amapost atandukanye, ugapostinga muri community. Wabonye ko ushobora gushyiramo post z'amagambo n'amafoto, ukaba wapostingamo abantu mukaganira cyangwa se ukabasaba ibitekerezo uko babona ibintu bahereza upostinga. Aho hari ku ngingo ya 5. Ingingo ya 6, burya hari ikintu abantu batajya bitaho. Kuba wapostinze kuri YouTube ntago bihagije, ahubwo promotinga channel yawe, upromotinge na video zawe. Kuki utagenda ngo ufungure iyo Instagram, ufungure TikTok, ufungure page ya Facebook, ujye ufata utuvideo tugufi turi muri ya video yawe cyangwa se ibintu bijyanye na ya video washyize kuri YouTube, cyangwa se upromotinge YouTube yawe, abantu bayimenye, ushyire kuri WhatsApp, ushyire kuri status, inshuti zawe zikumenye. Kuko niba utangira YouTube channel nta muntu ukuzi, ni wowe wo kwigaragaza. Rero ukagenda uzamuka ukiyereka abantu, ukatwiyereka tukakubona. Ingingo ya 7 nanone yagufasha abantu nabonye badakunda gukora kandi burya irafasha, ni ugucollaboratinga n'abandi ba content creators. Shaka aba content creators mukora ibintu bimwe, mumenyane, mufata ama video muri kumwe. Niba ukunda kubyina mubyinire hamwe. Tuvuge nkanjye niba nkunda gukora aya matuturiyo mbereka bino bintu, ushobora kuba nawe ukora bino bintu, wenda ukabona ndakurusha nkurusha abasubscribers n'ibindi, ushobora kunyegera nkaba nakwereka uburyo twakora video turi kumwe. Dushobora no gukora video tutari kumwe, tukaba twakoraborana. Ni ibintu bishoboka cyane, abantu ntago baba babizi ariko birashoboka.
nicyo kibazo nabonye, abantu bakunda kuba banyamwigendaho ugashaka kuba wakora wenyine. Ni hahandi rero bivuga ngo iyo abantu bashyize hamwe batera imbere. Ni ukuvuga ngo nushyira hamwe n'aba content creator babishaka ukabegera mugakorana amavideo muri kumwe, bizazana inyungu hagati yanyu, kuko hari audience ngiye mba mfite, nawe hari audience ufite kuri YouTube channel yawe. Iyo dukoze video turi kumwe, ya audience iturutse ahantu habiri hatandukanye ibasha kuba yaza ikava iwanjye ikajya iwawe, ikava nayo iwawe ikajya iwanjye, ikamenya. Icyo gihe rero tuba tugize inyungu ku mpande zombi. Mujye mukoraborana, mujye mukunda gukorana, mushyigikirane, yemwe mwaba YouTube creators mwe, birafasha cyane. Ingingo ya 8 ni ukwifashisha trending topic. Ushobora kureba ngo ibyo bintu uri gukora bitewe na niche ufite nibe bintu biri gutrending, wifashishije ibintu biri gusakara muri iyo minsi, nawe ukifashisha content yawe ukaba wabikoraho video, cyangwa se byaguha igitekerezo ukaba wabikoraho video. Ibyo bizafasha kuba channel yawe yagaragara, kuko abantu niba bari muri search bari gusearching ibyo bintu, kandi nawe YouTube channel yawe ikaba yabikozeho, icyo gihe YouTube channel yawe izabasha kuba yagaragara. Ikindi kintu wakifashisha ni analytics kuri YouTube channel yawe. Analytics ngira ngo mukunda kuyibona muri YouTube Studio. Buriya YouTube Studio iguhereza ibintu byinshi bitandukanye. Ugiye muri analytics ubona abantu bakunda kureba video yawe aho bava, ni ryari bakunda kuyireba, nize video bakunda kureba cyane, ukamenya na audience gukurikira ahituruka. Iyo ubonye ibyo bintu rero muri analytics, burya bishobora kugufasha kuba wakora ama video, ukavuga ngo ni ryari bakunda kureba video yanjye, nize video bakunda, nize video za performance cyane, ugakora video zijya kumera nkazo, ukibanda kuri iyo ngingo cyane, nabyo birafasha. Indi ngingo ya 10 ariyo ya nyuma, ugomba guhora uri update, wiyadabuta, ukamenya ngo nibihe bintu abantu banjye bakeneye, nibihe bintu society ikeneye. Ese kuri YouTube hagezweho iki? YouTube iri gukora ite? Nukuye kuntu abantu bari gukoresha n'abandi ba creators bari gukoresha bakaba batuma ibintu byabo bigaragara, ku buryo video zabo ziba zigaragara, ukabona buri muntu wese video ze ziri guperforminga neza bitewe n'amatopike agezweho, cyangwa se bitewe na strategy bari gukoresha. Ubwo buryo n'ubwifashisha, ndakubwiza ukuri video yawe izabasha kuba yagaragara. Ubwo rero ngeze ku musozo, wenda nkora summary, mfata umwanzuro, ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora niba ushaka kuza kuri YouTube mw'abantu mwe, shaka niche. Shaka niche uyitekereze. Niche ntago zirashira, niche zirahari. Niche zituruka mu bintu ushoboye, zituruka mu mpano ufite, ukicara niche ukayikora. Icyo gihe nutegura niche yawe neza, ukayikora ukayishyira kuri YouTube, ukayisakaza, ukayigeza ahantu hashoboka, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram n'ahandi hatandukanye, abantu bazakumenya. Uzi byiza se byo kuba wakora niche yawe ukayisakaza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugira ikibazo cyo kwirirwa winginga abantu ngo bagukorere subscribe. Niwa ngo niwinginga abantu bagakora subscribe, bashobora kuyikora ariko nta mumaro bazaba bafite. Ndakubwira impamvu nta mumaro bizaba bimaze. Ni ukuvuga ngo wa muntu winginze, wa musubscribers w'umwingingano, atandukanye na wa muntu wageze kuri video zawe agakora subscribe, agukunze, agukunda, akunda kureba video zawe. Uzajya upostinga video zawe, azirebe, atereho comment, akurayikinge, icyo gihe video zawe zirebwe, zinazamuke. Ariko wa muntu wabwiye ngo nkorera subscribe, ngira gutya dore ibi nibi, wa muntu nyine w'umufana w'umwingingano azagukorera subscribe, ariko ntago azajya areba video zawe kuko atazitayeho, ari umwingingano. Ubwo rero mukore content zanyu, content zirahari ntago zashize, ibitekerezo birahari, mukore content zanyu, muzikore, muhozeho, mushyiremo udushya, mubikore ku buryo byishimirwa na buri wese, ku buryo umuntu akureba najya agera kuri video zawe kabisa ajye yishimira kuhagera,
yishimire kuba yahora areba video zawe. Ibyo rero nibyo nari nabateguriye uyu munsi kuba byabafasha gukuza YouTube zanyu. Nkongera nkwibutsa niba ugeze hano bwa mbere gukora subscribe, ukore kuri notification bell kugira ngo ninshyiraho video ujye uba mu ba mbere bakunda kuyireba. Ikindi kandi ugomba kuduha comment kugira ngo tumenye uburyo buri gutekereza, niba video yagushimishije, niba hari ikintu yakunguye. Ikindi kandi ukaduha like, ukanasangiza ino video abandi bantu ufite, basangiza ino video niba bajya bibaza bino bibazo kugira ngo basobanukirwe uburyo bakoresha. Tubonane rero muri video itaha.